niko wamunaziriwe muri iyi minsi uracatinga n'umukobwa umeze gute kobwa mucatinga ninde anywa iki yambara iki weekend yayipasa hehe ayipasa wipasa donc weekend yayimara aho mari yawe ufite ibyago niba ayimara Karongi kuri beach wowe uri muvuzi ntuzipendo hano ubwo uri ufite umuntu niko wamunaziriwe ubwo uri ufite umuntu sha dore ubwo ufite umuntu nta muntu warabyinnye igisirimba kingana gutya baguhamagarira umufilisitiya ngo zamuka iyi ngube gusa ngo bari mu rugo yabaye nk'abandi bose kweri umunaziri neza iki gisirimba akakikumaramo ibi wisihinga ahangaho uri mu mwuka uvuga ku rurimi umugore w'umufilisitiya yakigukamuramo ugatakaza ibiro dara nuko nigisha rero mwitonde Yesu ashimwe cyane haleluya ndabanezerewe cyane n'umutima utagira uburyarya amen banza uburyarya buba mu maraso ku buryo bishobotse umuntu yagenda bakayavoma bakayamena agasaba ndi kuko nibaza ahantu buturuka bikanshobera sinjya mbasha guhisha ibindi mu mutima iyo ari ibibabaje mbivuga uko biri ko mbabaye ariko ibinejeje mbivuga uko biri ko binejeje amen kandi nyine uko nyine iyo mbivuze mba mbimazeyo byose ntambereka rero ndanezerewe mu izina rya Yesu tingitwara abantu nkuko bivugaga avuga ko hari ibyo yanyigiyeho ubwo nuko twamara igihe kinini nyine hari ibyo nyigiraho je sinabimenyaga cyane ko ibyo abantu batwigiraho ntibisaba tableau n'icaki ngo tujye kwandika ubwo twebwe ubwacu nkuko Paulo yavuze turi inzandiko murabyemera amen amen ntabwo tugira ikibaho tableau noir ngo twandike n'icaki dusibe twongere twandike ahubwo iyo twigiraho babidusomaho nk'inzandiko Mana nishimwe ubwo rafite ibyo yanyigiyeho nko bivuze kandi ndashima Yesu ko yamuhamagaye ubwo afite icyo yamuhamagariye kandi azagenda akigaragaza muri we Imana ishimwe nagerageje gufata agasirimba gake kwa kundi muzi umuntu akumbura undi akamwohereza akantu ururabo inyoni je umutima utera gucyumye kurya mujya muhezanya kandi ugira ucyo wenda gushwanya ukurya ngiye umuntu nkunda akumva yankumbuye agereba hana terura agasirimba anyoherereze nako ngako niko karabo kuri je niko karabo amen uyu mugoroba nuw'abanaziri kandi mu nshuro zose twabanye mu nshuro zose twasenganye mu nshuro zose twataramanye sibyo kingi nubu ngubu ngiye kwigisha ku nyigisho z'abanaziri nubu ngiye kuvuga ku munaziri hanyuma wakumva utari we ugasubiza ibitabo ukagenda ukareba undi ubawe kugira ngo utabamo utari we ntubemo utari we ahubwo ubemo uri we amen haleluya igitabo cyo kubara igice cya 6 ndafata umwanya muto cyane
bivuga ngo umuntu nkurikira nankurikira tukigenda na hakiri kare. Kubara igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere, ndagenda nsoma imirongo mikeya nsimbuka. Kubara igitabo cya 4 mu bitabo bya Mose, ibyo bita muzingo cyangwa Pentateuque. Itegeko ry'abanaziri, niko umutwe w'amagambo uvuga. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri, ngo yiyereze Uwiteka, yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi, ntakanywe umushari wa vino cyangwa w'igishindisha kindi, ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu, ntakarya inzabibu mbisi cyangwa zumye. Mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarya ikintu cyose cyavuye ku muzabibu, naho kaba kabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyayo. Mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we, iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira aba ari uwera, areke umusatsi we uhirimbire. Mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi, ntakihumanisha urupfu rwa se cyangwa rwa nyina cyangwa rwa mwene se cyangwa rwa mushiki we, kuko kwiyereza Imana kwe kuri ku mutwe we. Mu minsi y'ubunaziri bwe bwose ahora ari uwerejwe Uwiteka. Abacamanza igice cya 13, dusome Abacamanza 13, ndahera ku murongo wa mbere. Maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko y'Abafirisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa, umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kindi, igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafirisitiya. Imana ishimwe. Amen. Ahangaha twumvise abanaziri b'uburyo bubiri. Mukurikire muri cyo gusoma murebe hano. Abanaziri uburyo bungahe? Bubiri. Uburyo bungahe? Kandebe. We, uburyo bungahe? Shobora kumukopije sha. Twumvise umunaziri, nimunyumve mwakagira Imana, reka muzabyisha nama. Twumvise umunaziri ubyiyereje ariko yari ariho. Twumva n'umunaziri ubivukiye, abivukanye depuis sa naissance. Twumva n'ubyirobanuriye. Bundi ikintu cyo kurobanura cyangwa cyo kurobanurwa ni ikintu ukorerwa n'abandi, sibyo? Sélection, choix, être nommé, ni ikintu ugomba gukorwaho n'abandi, pas toi-même. Ahubwo ni ikintu ukorwaho n'abandi. Maybe baba bafite ibintu bakushimyeho, bamaze igihe bakugenzuraho, bakagutoranya, bakakurobanura ikintu runaka, siko bigendera. Ariko hano ngo umunaziri, umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha ubwe, niyirobanura akikura mu bandi. Amen. Akirobanura kuba umunaziri w'Uwiteka. Kuva uwo munsi yirobanuriye uwo murimo, amen, ahita agira ibintu areka. Ngwiki ni munsubize nkuko mwasubiza mwakiraga igisirimba, agira ati atabirekeshejwe n'igifungo, atabirekeshejwe n'igihano,
ataberekeshejwe n'ibindi bintu, abirekeshwe gusa n'uko ubwe yirobanuriye mu bandi kuba umunaziri w'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Umuntu yakubaza ati none se waretse iki? Waretse iki? Ni iki waretse? Kugira ngo ube umunaziri, kugira ngo ube uwerejwe Uwiteka, waretse iki? Wiyambuye iki? Wigomwe iki? Amen. Ibyo byose wumvise yuko udakwiriye gupfa kunywa ibyo abandi banywa. Bavuze ibisindisha byose by'ubwoko bwose, bagera ubwo bagiye no ku ijambo ryitwa umushari. Mwumvise umusharira? Umushari mwumvise? Ni ikintu cyose gisharira. Drink yose igize ite? Isharira. Iki? Isharira, ya, isharira. Mushobora kubaza muti ariko ibi bintu uyu pastor ntatubwira n'ibikira? Muri iyi minsi abera berejwe Uwiteka barimo baragenda bakata banywa umushari. Mubare munini uragenda ureka icyayi, uragenda uka fanta ya orange, uragenda ufata ureka citron, urashaka Bavaria, urashaka Heineken, urashaka kakandi kariho ikimasa cyica na gake. Akita ngukiti Red Bull, baragenda murimo muragenda mukata ni mumese kamwe mugende mu bingwe cyangwa mu babanazira. Ni mumese kamwe mugende muzinywe na zene wazo zose, cyangwa mwemere tube abanaziri. Imyaka ibaye 40 ndiwe ni 40 n'umunaziri. Niyo mpamvu jewe ntiyandikisha uyu munsi, ntabwo ariko ntangiye kuba umunaziri, ahubwo nibwo mbasuye. Ariko 40 irarangiye kuko hari mu kwezi kwa 8 muri 79. Data wa twese andobanura mu rubyaro, mu muryango, abantu 13 ba data tubyara tubindimwe, ankurama ngirawe. Amen. Mu nzoga zengetse pe, ndabacamwa amaso mwese nkareba, ngasanga uretse utuntu dupfundikiye mugenda mupfunda mupiririza gutya, hako nta nzoga mwanyoye mu byukuri. Iyihe se mwayivanye? Nta nzoga yize. Kinzoga yarengwaga mu bitoki, kabetezwa amasaka, bagashyira mu ikawa iseye yumye ikaranze, gashyira bakarambikamo ikibabi cy'itabira, barangiza bagasukamwo mirongo y'ubuki bw'inzuki. Gusura murumva mwizihiza. Tuntu mwirwa mwirohamo gusa. Ariko iyo ngiyo iryoshye ityo, idakatamara, idahita wumva kwangiza mu hari mu matama. Donc umwe witonze, nayirekeshejwe nuko nirobanduye ku munaziri. Kandi kuva uwo mwaka sindayisubiraho, uretse no kwisubiraho sindanayikumbura, numva ntanayikumbura. Kubera iki? Kristo yasimbuye byinshi muri jye. Haleluya. Aragenda yuzura ibyo byose byakuzuye, ndabimushimiye rero. Umunaziri wirobanuriye mu bandi, kuba uwera w'Uwiteka, wiyereje Uwiteka, agomba kugira ibintu areka. Haleluya. Twasomye inkuru z'uyu mubyeyi, uyu mudamu wa Manowa ni umugabo umwe uturuka mu muryango w'Abadani. Iyo tuvuze Abadani tuba tuvuze abantu ukomoka kuri Dani. Dani ni umuhungu wa 4 wa Yakobo. Yego? Kandi Dani
numwe mu banda b'inshoreke babaja babirohana z'urupa. Uyu Dani mubo yabyaye hakomotse mu Manowa rero mu rugo rw'Imana ishima ko havuka umunaziri. Marayika w'Uwiteka aragenda asura urwo rugo, aragenda asanga umugore wa Manowa ngo ari mu murima. Aramubwira ati rero madamu, nubwo ureba uri ingumba ukaba utarigeze ubyara, ariko nje kubwira message nkuzaniye ubutumwa Imana yampaye, kugiye kuzasama inda ukabyara umwana w'umuhungu. Haleluya. Uwo mwana azaba umunaziri uhereye umunsi azava mu nda ya nyina. Imana ishimwe cyane. Uwo rero ntihazagira icyuma cyogosha kimugera ku mutwe, kuko ari uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafirisitiya. Mwaba naziri mwe, buri munaziri wese akwiriye kumva hari icyo yatoranirijwe, hari icyo yavukiye Imana ishaka kumukoresha. Naratangaye bene data. Umurongo wa mbere wavuze ngo muri iyo minsi Abisiraheli bari bongeye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'abaki? Y'Abafirisitiya. Kubahana, kubareka abandone, arabata mugene mwirwarize mwandetse. Icyo kintu cya esclavage cyangwa cyo kuba abandone bakimara mu imyaka twasomye ngahe 40. Iyo myaka 40 bamaze mu buretwa bw'Abafilisitiya, bamaze anda bari munsi y'ubutware bw'Abafilisitiya, ni mwibaze kugira ngo Imana ibirimo gushaka uzabakurayo. Ariko turacyari kumwe. Irimo ashaka uzagenda karwana kababohoza kabakurayo. Igitangaje mezami, ntabwo irimo kumushakira mu bariho, irimo iramushakira mu bazavuka. Nabo kandi bazavuka gusa nk'uko umuntu agenda akabyara n'umufasha we bakasama bakabyara, ahubwo n'umwana izivukishirizayo ubwayo. Imana dufashe cyane. Ari nayo mpamvu ubonye ko ntabwo Imana iciye mu rugo rusanzwe rubyara. Yego rugize umwe, babiri, batatu, inyuze mu rugo rutigeze rubyara, ngo ntishaka gukura uwo munaziri. Yesu adufashe cyane. Iravuga ngo uwo ni uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Noneho wa mudamu we, hari ibintu usabwa. Urasabwa guhagarika kunywa igisindisha icyo ari cyo cyose. Ikindi, ugahagarika kurya ibyo kurya byose bihumanye, kugira ngo uyu mwana uzabyara azabe umunaziri akiva mu nda ya nyina, akiri no mu nda azaba umunaziri. Aha harimo ijambo rikomeye rivuga ngo mwene data wese wicaye hano, hariho umumaro wawe Imana yakuzaniye. Hariho icyo Imana ishaka ko uzamara uzakora. Ntabwo ari ukuba umunaziri gusa, oya, ahubwo hari n'icyo Imana ishaka kugukoresha muri sosiyete nyarwanda, mu muryango wawe, aho uba ubarizwa. Uri uw'umumaro mu buryo burenze ubwo wowe uzi. Ariko biragusaba kugira ibyo ureka, biragusaba kugira ibyo wiyambura, biragusaba kugira ibyo wigomwa. Haleluya. Amabwiriza Imana yakomeje gutanga hariya nayo ukuntu bagomba kumufata. 13:24 kugera na 6 aha mu bacamanza haravuga ngo
nuko igihe kiragera koko wa mugore asama inda, wa mwana koko aravuka w'umuhungu bamwita Samusoni. ngo Uwiteka atangira kumukoreshereza iwabo aho ngaho yavukaga, aho bita Isora. Haleluya. Atangira kumukoreshereza iwabo aho ngaho aho avuka. Yesu adufashe cyane. Umugambi w'Imana kugira ngo ugerweho byagenze bite? Hakozwe iki? Ni muzihe nzira byanyuze kugira ngo umugambi w'Imana kuri Samusoni ugerweho? Aha ndagira ngo nitubyumva neza umenye uruhare ugira muri byo n'urw'Imana igira. Amen. Dore ikintu cyabayeho mu gikurikire kandi umubare munini n'abasore n'inkumi ucyumva aha hantu. Muri iyo minsi urumva bari Abafirisitiya, niho Samusoni avukiye, yego bari mu buretwa bw'Abafirisitiya, nkuko hari iminsi bamaze munsi y'uburetwa bw'Abanyegiputa, aha bari munsi y'uburetwa bw'Abafirisitiya. None Samusoni amaze gusoreka, igihe cye cy'ubusore kigeze, igice cya 14 umurongo wa mbere kiravuga ngo nuko abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka, abenguka umukobwa, pardon, mbere kujya ku mukuru w'umugore, abenguka umukobwa aho hitwa Itimuna. Hehe, Itimuna ni koline imwe, ni umusozi umwe wo mu Bafilisitiya. None Samusoni abengutse umukobwa umwe wo mu Bafilisitiya, aramubengutse, aramukunze, araje abibwiye ababyeyi be. Se na nyina babiterera kure, baramubaza ngo wabitewe n'iki kujya gukunda umukobwa wo mu Bafilisitiya? Mu banzi bacu wari wabuze umugeni mu bakobwa bacu, ubu mu bwoko bwacu hose wahazengurutse uhabura umugeni. Niki cyabiguteye? Ariko aho hantu hari umurongo, ni mu usome mwumve. Abacamanza 14 umurongo wa 4, mu usome mwumve. Uwo murongo uravuga ngo ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. Mvira nshaka rero, ntabwo se na nyina bari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko Uwiteka arimo arashaka impamvu ku Bafilisitiya. Basore banjye, bakobwa banjye, ndabinginze uramenye utazashaka umugore w'impamvu gusa kandi uri umunaziri. Aya magambo muyumve, atazamera nka Yesu yagiye avuga akabwira abantu ngo muzayumva nyuma naravuye hano. Kumva amagambo ryari nyuma umwigisha atagihari. Niki kibitera kenshi? Ayo magambo barimo ubuhanuzi cyangwa akaba arimo les exhortations, impuguro, yego, ariko zizagufasha mu bihe bizaza. Ku buryo impuguro zirukubiri. Hari impuguro zihugura umuntu kubiriho none, hakaba n'impuguro zizagupoteja mu gihe kiri imbere. Ntibari bazi ko ari impamvu yavuye ku Uwiteka. Basi igihe kiragera ngo baragiye baramusabiye, ndashaka kubyihutisha cyane, baramumusabiye, baramumukwereye, basi famiye iramuzanye, iramumushingiye. Icyo gihe ukuntu byagendaga umugeni yageze mu rugo, ariko
nanjye ubwanjye mvuka ibimeze nk'ibyo byari biriho. Ntabwo umuhungu yajyaga gufata umugeni iwabo, ahubwo baramumuzaniraga, kandi bamumuzaniraga ari nijoro. Bakamuzana ari nijoro, umusaza bamugiye imbere, bakamuzana bakamugushyikiriza. Ariko bahamugeza ntahite ajya mu cyumba cy'umugabo we, ntahite aryamana nawe. Hakashira iminsi bita iyo guca hagati. N'ubwa mbere mu byumvise ibyo bintu bita iminsi yo guca hagati. Iyo minsi yo guca hagati ni iminsi famiye y'umugeni yamaraga hano iw'umukwe, kandi hari na famiye n'abakiye muri famiye y'umugabo baraho, ariko batemerera umusore kuryamana n'umugeni we. Muri iyo minsi rero bagomba kumara yahuraga n'icyumweru, niho mujya mwumva Samusoni mwuka w'Imana ngo yamujeho asakuza igisakuzo, abiyobowe n'umwuka wera. Hagatumva ngiye kubasakuza igisakuzo. Nimukica mwabasaza, murambi imyenda y'ibitare 60 30 niyo ukura ngo ni 2 paires. Ariko nikibananira bambe ni ndayibaha, nimukiza ndayibaha. Ariko namwe nikibananira murajya gute? Murayima. Okay, bati ngo dusakuze. Ubwo barataranye baraho. Habaye nko kuwa gatatu, reka tugeranye mu minsi yacu ya none. Habaye nko kuwa gatatu, Samusoni yararongoye kwa kangahe? Kuwa gatandatu wigishize. Nanjye ngo yararongoye, yarakoze mariage. Kuko ntakararongora mu cyukuri. Ati ngo dusakuze. Akantu gato cyane kari very very simple. Mu muryi havuyemo ibyo kurya, mu munyambaraga havuyemo uburyohe. Okay. Ngaho. Sigisakuzo. Mu muryi havuyemo ibyo kurya, mu munyambaraga havamo uburyohe. Ngaho. Abasaza birigata mu bihanga, gisakuzo kirabatavaya kabisa. Kirabakora ariko. Iryo joro kirabananiye. Kuwa kane kirabananiye. Kuwa gatanu kiracyabananiye. Ngo niwo munsi begereye umukobwa wabo, ariwe mugore wande wa Samusoni. Bamutera ubwoba baramukanga. Tubwira igisakuzo cy'umugabo wawe tukice, niba wanze aka kazu kanyu turagatwika tubatwikiremo dutaye. Nuko bamubwiye muzasome. Samusoni ngo hatahukiye, sheri wamusanganira afite agahinda, arira avuga ati bambwiye amagambo ameze gutya, banteye ubwoba gutya, none sheri wambura ukakimbwira koko ntakibabwira, ariko rwose ukankiza no kuri. Erega barimo barabona ngo tubasuzuguye. Samusoni nibwo mujyanye mu nzu amuha ubuhamya bwa ya ntare yabatontomeye bajya gukwa. Yego n'ukuntu yasimbutse akayishwa nyaguza. Hanyuma iyo ntare yashwanyaguje, the next time bagiye gufata umugeni, noneho yasanze harimo ubuki, arahakura ararya ahanase. Atunese sheri, hari ikintu cyagira imbaraga kuruta intare? Nese hari ikiryoha kirusha ubuki? Okay, ngaho genda ubabwire nta kundi. Umukobwa aragebeganije famiye ye. Uwo mugoroba bicaza Samusoni n'agasuzuguro kenshi, Imana yanjye, n'ivogonyo ry'abasaza. Icara tugubwira ibyo sakuzo byawe, hanyuma ejo tuzataha bishima mu ruhara gutya. Icara tukubwira ibintu byawe kuko ejo turumva turanizindura. Ngaho icara tukubwira ibintu byawe. Barabyirata na se nibo babimenye. Ngaho icara tukubwire. Niko sha arya hari ikintu cyagira imbaraga kuruta intare sha, cyangwa hari ikintu cyaryoha kurusha ubuki? Ubwo rero umuryo watubwiraga ni intare. Yego, uburyohe ni iki? Ni ubuki bwavuye mu muryi. Ngaho rero duha imyenda yacu. Samusoni nawe ntiyifata nk'umukwe. Umwuka wera nawe ntiyifata nk'umukwe ngo yiyumanganye.
ariko byose byari mu murongo w'umwuka no mu muteguro w'Imana. Tikuye ijambo ngo namwe yo mudahingisha ishashi yanjye ntimuba mwamenye igisakuzo cyanjye. Arumva akantu akadoze k'inyuro, uzi inyuro sha aba bajombye akantu k'iki k'inyuro, namwe yo mudahingisha ishashi yanjye ntimuba mwamenye igisakuzo cyanjye. Kabajombye umusaza iyo abandi basaza ati uranyumvira mwana sha, uzi ko bimenye ko atari bwo tukivumbuye, yamenye ko cyavuye mu mugore we. Uwo mujinya rero ahita bakoramo propaganda yuko ejo bataha bazajyana umukobwa wabo. Ni nuko byanagenze maze. Umwana dusuzugusha, umwana dusuzugura tujoge pe, nkaho tutazi ikinyarwanda, twe tutazi gusakuza. Twari tuzi ko tugitsinze, none atubwiye ko ari umukobwa wabitubwiye, natwe dutwara umukobwa wacu. Bibutse ko uyu mukobwa ataje kuba umugore, ataje kuba nyina w'abana, ataje kuba umukazana, ataje kugufasha ivugabutumwa, ataje kuba umunaziri muri twebwe, ni umugore w'impamvu. Ubwo rero faites attention, azashaka umugore akagukura mu bunaziri neza, iki gisirimba akakikumaramo. Ibi wisihinga ahangaho uri mu mwuka uvuga ku rurimi, umugore w'umufilisitiya yakigukamuramo ugatakaza ibiro. Dara nuko nigisha rero mwitonde. Nababwiye ngo niba uri umunaziri, gira ibyo ureka kubw'ubunaziri, gira ibyo wigomwa kubw'ubunaziri. Haleluya. Gira ibyo wanga kubw'ubunaziri. Kandi ashaka kubwira ko ibyo byose uzigomwa ukanabyibuza ukanabireka, nta ngaruka byakugiragaho d'une façon immédiate. Dufite ibintu twarekeshejwe no kwera atari muganga ubitwandikiye. Amen. Urwagashya rwacu ari ruzima, mwijima wacu ari muzima, impyiko zacu ari nzima, nta gifu turwara, nta hypertension, nta hypotension. Tubirekeshwa gusa nuko tugira ngo twiyereze Uwiteka. Mugire ibyo mureka niba muri abanaziri, mugire ibyo mwigomwa niba muri abanaziri, kugira ngo umudiho wawe hano unezeze uwakuremye. Nuvuze ipendo anezerwe. Haleluya. Nucuranga sente anezerwe. Basa kugira ibyo reka. Baramutwaye rero umukobwa, baramujyanye mana we, Kingi masana, baramutwaye sha dosi ngo bamujyanye atarajya no mu cyumba uraramo mazi. Baramutwaye sha Yesu Kristo. Dore uyu nguyu yahoze yicirije undi hariya, baramutwaye rero. Wicirije ujya ngo sinkurebe yewe, mfite imboni itangaje. Ayiwe bavuganye bagumye kandi ajya ngo simurora. Kereka niba bazagufasha ubunaziri. Ntibamujyanye azize iki? Azize igisakuzo. Umunaziri umva kandi kantu gahishemo, umunaziri agira ubuhamya, kandi ubuhamya buri particulier bwo ku giti cye. Agira ubuhamya bw'intambara yarwanye, agira ubuhamya bw'intare yishe, Mana ishimwe. Agira ubuhamya bw'ubuki yahakuye,
hehe mu mutiba yagitse reka da bw'inzuki yoroye reka da ubuki Imana imuhaye buvuye mu ntambara ze bivuga ngo mu ntambara zawe ubu ngubu ni intambara but the next time uzavana mu buki ubu ni intambara ariko rindira gakeya mu ntare urimo kurwanya hazavamo ubuki buzagufasha mu gihe cy'inyota hari abantu babyumvise ra ngwino hano vayo ngwino tuwe hagaranga oya ibyo mu ntare ndimo kurwanya hazavamo ubuki nzaryejo imeze neza haleluya mu ntare urwana na yubu mu ntare yaguteye uyu munsi warwanye nayo uyu munsi ukayinesha ukayisatagura igihe kiri imbere niho uzahakura ubuki uguye umwuma ntimukavumba umunezero ni uwanjye umunezero wafata Bibiliya wowe fata Bibiliya urebe imigani igice cya 14 reba imigani umurongo wa 10 igice ni cya 14 umurongo wa 10 ngaho fata mikoro neza haravuze ngo umutima wiyiziho uwawo uretse sa twaragahora umutima wiyiziho uwawo wiyiziho confirmation wiyiziho uwawo yego mu mubabaro oya umutima wiyiziho uwawo mubabaro kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawuzamo urakoze ndabona mutarabyumva neza who can read again ninde wundi wabisoma yego nshuti yanjye nubwo nta mikoro ufite ntacyo ngaho urangurure mu ijwi nawe nk'umuntu washora inka umutima wiyiziho uwawo mubabaro yego kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo amen ariko hallelujah every heart knows his pain yego umutima wose umutima uwanjye uwawe uri wose wimenyaho wawo umubabaro ubwo rero n'umunezero wanjye nta mushyitsi uzawuvumba ndimo ndumva hano hagiye gusigara ikintu kimeze nka rugo cyangwa y'imune hasigaye indirimbo hano hasigaye indirimbo itazibagirana intare yawe wica none niwo mutiba wawe uzahakuramo ubuki mu gihe kibi en vrai dire intambara zawe urwana ubu yego nizo zizakubyarira iki umunezero mu gihe uguwe nabi umukobwa waramutwaye nihute bamugejeje mu rugo umva akantu bamugejeje hehe ye mukobwa wanjye bamugejeje mu rugo bamugejeje hehe dare ngaho komeza urebe hano bamugejeje mu rugo umva inkuru ibishye ariko nanone y'Uwiteka bamushyingira undi muhungu le même jour uwo munsi bamugejeje mu rugo bamushyingiye undi muhungu igikomeye kiraho ubwo bamushyingira undi muhungu mu muco kuwa mbere w'icyumweru gitaha nk'uyu wari uwejo yego Samusoni
azasubirayo agiye kumukura iwabo noneho ngo amuzane noneho amugire umugore. Cyumva cyumvise? Icyo gihe azagenda ajyanye itungo, yatajyanye na yishashi ajyana ihene yishashi, ntabwo hagenda imbyeyi. Murankurikira? Niyo gahunda yari iriho. Noneho kuwa mbere Samusoni, oh my god, ashoreye ihene ngo agiye kuzana ngo agiye kuzana sheriwera. Ngo tugera ku irembo ahura na gasaza k'umugore we karamuka kamwe gati uje kureba umugore wawe yeye yongowe. Oh my god, beg inkuru agiye ukarya n'ihene mu kiziriko uje gutwara sheri bayamujyanye. Nimusoma neza inkuru zavuga ngo uwo munsi umwuka w'Imana muzaho. Ai! Hallelujah! Amen! À chaque mauvaise situation, que l'Esprit Saint vienne à toi. Ukugeze mu bihe birura bishaririye, umwuka ajya kuzaho aguhe kumenya uko ubihagararamo. Nuko mbikwatuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Hatabayeho umwuka wera ngo aze mu bihe bibi haguhumurize, hadukonsore no gusara mwasara, mwakuruka ku musozi kabisa, ariko umwuka araza akakuganiriza. Mwuka muzaho ngo yikunga umurara mu mbuga arikaraga, ngo yikaraga avuga ngo ubu nta rubanza rukindiho, ngiye kwica Umufilisitiya mbere kuri data bukwe. Bivuga ngo impamvu ya mariage ye yatangiye kujya habona. Il y a ce qu'on appelle les causeries. Les causeries. Les causeries, ni ijambo riva ku ijambo cause. Nta kuri verbe causer. Igitera ibintu. Impamvu y'ibintu ni iyihe? Impamvu y'umugore niyo kugira ngo misiyo ya Samusoni icyo yavukiye gitangire kibe établissé, kibe implanté. Icyambu Uwiteka akakumenyesha igihe ahagurukiye kugushyitsa mu mugambi we. Kuko hari igihe mutinda ngo ndacyategereje ndacyabisengera, naho kumbe byigeze biza bisanga uhugiye mu ikarita. Dore bagushangiye ufite amaturufu menshi, dore za bwano zose ziri iwawe, uhugira muri ibyo birangiye ukurikizaho igisoro, birangiye ku mugoroba wambara tiriningi ujya muri biyari, uhita ubisikana n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu muri Yeremiya handitse ngo igihe nazagiye iwanyu ni icyatumye ntagira uwo masanga, kandi kuki mpamagaye nabuze unyitaba. Uwo murongo mwari muzi? Mwari muzira? Nataba twese we. Igihe nzi iwanyu ni icyatumye ntagira uwo masanga, kandi ahamagara hakabura, byatewe n'icyo gihe. Bivuga ngo Imana yakubura rero, kandi ibera hose icyarimwe. Izina byose zina hose, ariko urabura. Mwama dufashe cyane. Ndimo nagana ku musozo. Abambere rero arabishe. Abambere gizate? Arabishe. Umva, barimo uwo mutwariye umugore, barimo sebukwe na nyirabukwe, barimo ba bofu. Bamwe mwita ngo ni ba bofure. Uzuganya umwuka w'Imana kuzaho ukukumbe ba bofu. Ba bofu bose ukukumbe.
ba berseri bose ugira ute ufanye. Naho ubu ngubu ni gutangiye gukora icyo wavukiye nk'umunaziri. Mana yo mwijuru. Na nyuma yisha abandi abicishije umusaya w'iki w'indogobe. Murabyibuka? Ariko ndashaka kurenga aho hantu nkasoza mu gice cya 16. Inkuru ibabaje cyane. Abacamanza 16 umurongo wa mbere. Abacamanza 16 umurongo wa mbere. Samusoni ajya hehe? Igaza hariya muri harimo gushya. Bajya ngo se ntafite amateka. Abona y'umugore wa maraya yinjiriwe. Abigaza babwirwa ko Samusoni ageze hano. Baramugota bamwubikira ku irembo ry'umudugudu. Bakesha ijoro bahacecekeye ijoro ryose bibwira bati ni bucya turamwica. Samusoni ariryamira ageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi arabishinguza byose hamwe n'igihinzo cyazo abiterera ku bitugu abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Izo ni imbaraga zimufashije kuva aho hantu yari yari habi. Imana imutabaye mu buryo budasanzwe arahavuye. Hanyuma y'ibyo kane abenguka umugore wo mu gikombe cya sore katwa Delila. Abatwara basanga uwo mugore baramubwira bati umuhenda ubwenge umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva tumenye uburyo twamushobora tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Nahanga hangiye guhagarikira. Nshuti zanjye, ushobora guhunga ugahunga nabi, ugahungira ahantu habi. Ahungiye kuri maraya Gaza. Agezeyo inkuru iramenyekana ko yahageze kandi arashakishwa. Ariyo mpamvu mu bihe nk'ibyo umunazira bakwiye kumenya ngo ndasengana nande, icya kabiri ndasengera he. Ese murabyumvise? Donc ndasengana nande kandi ubwo ndasengera he. Ntabwo muzi ko ntihemye igihe kimwe yarimo ashakishwa. Mu gushakishwa bakagerwa bamutumaho abanyamasengesho n'inshuti ze. Inshuti uza tujyane mu gisiza cya ono. Uyu munsi rero cyo twikingirane mu rusengero baraza kukwica. Uyu munsi uragira kugenda gutya. Uyu munsi abandi bamugira inama. Hanze hari impuha ugiye ku umwami uzi ibintu yakiriye. Hako muri iyo minsi afata icyemezo cyo kuba wenyine. Samusoni ahungiye i Gaza. Aho n'umugore wa maraya baramugose. Imbaraga z'Imana rero mu gihe bakamufashe Mwuka w'Imana araza arandura ibintu byose bitwara nuko yaborokotse. Ariko none hanyuma y'ibyo abenguka noneho mbere kwa ruguhunga bisanzwe. Mbere kwa ruguhunga none uyagize ate yabengutse kabutindi. Shano ry'umugore hariya hepfo witwa Delila. Yemwe bana b'abahungu mwe, muri iyi minsi wabengutse nde? Nimushaka mu binsubize mwunamye mureba hejuru cyangwa murebe mu maguru, sinzi aho mureba ariko ngiye kubaza ibibazo. Muri iyi minsi uracatinga nandi? Collaboration yawe iri hagati yawe n'umuntu umeze gute? Wamunaziriwe? Niko wamunaziriwe? Muri iyi minsi uracatinga n'umukobwa umeze gute? Koga mucatinga ninde? Anywa iki?
yambara iki? Weekend yayipasa hehe? Ayipasa uyipasa? Donc weekend yayimara aho mari yawe? Ufite ibyago niba ayimara Karongi kuri beach, wowe uri muvuzi ntuzipendo hano. Ubwo uri ufite umuntu niko wamunaziriwe. Ubwo uri ufite umuntu sha. Dore. Ubwo ufite umuntu? Nta muntu. Nirimo kubyina igisirimba hangaha uwo mucatinga weekend yose ayimara ku mucanga. Ari maryoshya niko mugita ngo nukuryoshya. Igitangaje nimunasharirwa nimuzabimenya amajya mwazo bajya mwaryoheje kandi mwashaririwe ahubwo. Urumva umuntu mwandikira no wari we? Donc uri murandikira n'umuntu uracanditse n'umuntu ku buryo naramuka yumvise wakunze undi muntu n'imbunda yayitira. Cyaka yiga ijoro rimwe agapfa kumenya kurasa gusa nashaka azarasamano. Donc urakina n'icyo utazi muri no minsi, urakina n'umukobwa w'igaza, urakina n'inshuti ya ngo kiyisora mu gikombe cyasoreka. Urakina n'umukobwa mu gikombe cyasoreka. Niyateranye aba ari kurata imyenda. Uri umuntu mucati ngo ari we. Niyaje guterana aba ari kurata imyenda. Donc ntago ari umunaziri mugenzi wawe. Chunga sana. Akusha niko. Uziko yamaze kubenguka Delila. Abafirisitiya bose bakabi babimenye batemesuko. Byaciye kuri radio. Hari radio iriho. Ekata. Aho hagati y'Abafirisitiya na Delila hahora messages. Zurujya. Muvuge twumve. Zurujya muri minsi ucuditse n'inshuti y'umwanzi wawe. Donc WhatsApp yawe, message zawe, uhamayinite, data we, niba nawe uguha simbizi. Do urachatanga n'umuntu, message agakora forward. Akazi habaki? Abafi. Wa munaziriwe nagutumbweho. Nagutumweho. Imagine uchatinga n'umuntu message azifuwadinga to someone kandi wazihereza n'umwanzi wawe. Urashize byo sha cyokora wenda uyu mugoroba murorokoka ariko kari kababayeho pe. Kuki hari ikintu ndi bugusabire ngo Imana ni guhishurira umutima w'uwo mucuditse. Umushumba n'umukozi w'Imana ubwo nabyatuye kandi kabaye. Imana hera tokenda tsa petokres. Imana ni gufungura amaso ikumenyesha umuntu muri kumwe. Bitabaye ibyo bakunogora mwiki amaso. Oh my God. Abafirisitiya ngo babimenye baramushaka. Yego bajya gutera kandi ku gihe ntibivuga ngo ntago baza mu rugo. Nubwo basanzwe bahaza ubu ntabwo bahaza kandi uhari wabimenye ko baje. Icyo gihe bahurira kuri Grand Legacy, bahurira Bambino,
bahurira ku musambi, niba ari umusambi niba ari umusambi, bahurira mu iki yego piripiri niba ari piripiri, bashaka ahantu bahurira, umva, bakagukoraho inama. Ngo bakajya gute? Bakagukoraho inama, bakakwigaho. What can they do? Niki bakora ngo bakubone? Ikibabaje n'uwo munsi bagutumyeho Delila, iryo joro muracatinga. Wumva ukuntu uri mu mazi abira, wamunaziriwe, wumva ukuntu uri mu kaga, niyo bamugutumyeho uwo munsi avuye mu nama zikwigaho nabwo hataho. Ndetse uwo munsi wabonye ubundi bwoko bw'imitoma. Uwo munsi bahinduye izina ntabwo bakibaye ishusho, abari biju. Mama we, mbega biju, wo wita biju avuye mu nama zikwigaho. Wo wita hani, ngo ni hani, avuye mu nama zikwigaho. Aya magambo muyumve double. Yenga ko ngabyumvise namwe? Baramubwira ngo turagusaba kugenda ukamwegera, kamwoshyosha. Hamwe ijambo ribiri babaje ryitwa kumuhenda iki? Ubwenge. Kumuhenda ubwenge. Oh my God. Kumuhenda ubwenge. Ukamenya imbaraga ze nyinshi zituruka. Twamara kuhamenya tukamufata. Icyambere no kujya gute? No kumufata. Tukamuboha. Cya kabiri, cya gatatu kumucogoza. Icya kane akamera abanaziri. Murashaka kumera nk'abandi? Wewe wumbabaje kuruta abandi bose. Niki yabiri hano? Aho ngere aho honyine watuteresheje indirimbo nk'eshanu. Muramenye mutaba mwararuhiye ubusa. None Samusoni kubera ko yabuze imbaraga zihamuvana, atangira mubeshya. Bambohesheje amajugunya mashyashya namera nk'abandi. Wumvise sheri, wumvise shu. Ejo akongera ati cyokora none bazanye isura imbisi zitaruma nshyashya bakazimbohesha namera nk'abandi. Kibaye cyakangahe? Cya gatatu, bafashe ibisatsi byanjye ureba bakabibohamo, oya no not yet kubyo gusha, bakabibohamo icyo bita uruyonga n'ikiziriko, dongo ni ikinweri kimwe. Reka byageraga nkanga, bakabibohamo ikinweri kimwe bagashinga urubambo bakanzirikaho, ntabwo nahava. Ubwo ni troisième tentation. La quatrième Mario dernière, nibwo yavuze ibiri ku mutima we byose. Uyu musatsi bawogoshe nacogora nkamera nk'abandi. Kubarebye iyo filime, niba mwarayirebye, abakinnyi ba filime nabo bagira utuntu man. Bagaragaza yaramuhaye akantu ko mu kirahure arakanywa. Harabayirebye amuha akantu mu kirahure ko twitaga godi ka whisky cyangwa ikindi kintu cyo kunywa, yamara ukamuha akamusinziriraho. Ariko biriya ivuga ko nta kintu yamuhaye cyo kunywa. No, nta kintu yamuhaye cyo kunywa. Any drink. We gusa ngo yamurambitse hehe? Kubiki? Ngo ni kubiki basha? Niko yemwe bana ba. Ngo ni kubiki? Yewe umva. Muryo umwungu musibe
murya umwungu mujugunye ibamba mwitondera ibiki singomwa ngo bibyibuhe singomwa ngo bibe binini singomwa ngo bingane nk'iby'inzovu cyangwa imvubu bipfa kuba ari ibibero byande byaderira bwana mu Kiswahili aravuga ngo akamulalisha magotini mwake niko mu Kiswahili ko bavuga akamulalisha magotini mwake akamulalisha hapa tu kumulalisha hapa tu kasi ngombwa urubavu rwose singombwa ibirenge ni umusaya gusa dogo reba hano mbigishe singombwa ngo azawese nimbavu nindawo ya kitwe tu kuko niho hari ikibazo reka kumutwe reka niho hari umusatsi kandi washaka gicara ngo agishyiraho umutwe gutya ibinyago by'ibitotsi nk'iby'umuntu nyamasengesho byahise biza kiragenda pe kirasinzira ibaza umuntu wamaze kumusinziriraho agaterura cyangwa gahora kageka ku ruhande yego akujya kuzana urwembe murankurikiye yamara kumwogusha cyumva alimunyowa bya sana alimunyowa unabona ngo arangije umvira Mwabasore rero ribabaje aragenda haje hari muri grillage muri gri ahamagara rimwe gusa kangahe abwira Abafirisitiya ngo nimwongere muzamukiye inkubwe gusa inkubwe murayumva inshuro nimwongere muzamuke iyi nshuro gusa ntabirangije nimuze muzamuke inshuro gusa mujyane ikintu cyanyu ntabirangije deja bukiri mu rugo cyabaye inzanga kiri mu rugo cyabaye bazanga cyata cyabaye debile kirimo kirataye inkonda cya feske oh my god warabyinnye igisirimba kingana gutya baguhamagarira Umufilisitiya ngo zamuka iyi nkubwe gusa ngo bari mu rugo yabaye nk'abandi bose kweli umunaziri tuname gatoya twese tuname gato twese ducecekera imbere y'Imana gatoya twese niba utewe agahinda n'izi nyigisho ukaba utewe ubwoba n'izi nyigisho tabaza Yesu aragutabara tabaza Yesu aragutabara humura ntago kwirengagiza mubwire byose utagize icyo usiga zangero zose umwuka yagiye nkazitanga nusanga ari we zavugaga tabaza Yesu aragutabara urabishaka se rambura ikiganza turebe niba uhari Imana iguhe umugisha noneho haguruka niba ubyemeye barakoze cyane tugiye gusenga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye ijambo ryawe wampaye nanjye nditanze nk'uko wari impaye ngaba abahungu bawe n'abakobwa bawe ngaba abanaziri bamwe babyirobanuriye bakuze abandi bavutse aricyo bavukiye ariko dusanze ikibazo muri no minsi ari Umufilisitiya ni gute basohoza icyo bavukiye ni gute bagera ku ntego wabaremeye ni gute barangiza misiyo wabahaye ni gute bamaraho Umufilisitiya ariko barimo barahura na byinshi rimwe baba bahungiye i Gaza ubundi baba bahuye na Delira ubundi baba barambagije ubundi baba babengutse kandi babengutse umwanzi babengutse inshuti y'Abafilisitiya batabizi data ndasenze ngo ubababarire
ubaha amaso areba y'umwuka, imitima yabo ihishurirwe rwose, bamenye neza abo babanye nabo, abo bagendana nabo, abo bakina nabo, abo baganira nabo, bityo barinde ubunaziri bwabo. Biyereshe kukubaha, biyezeshe kukukiranukira, kandi baneshe ingeso mbi zose, bagumye kubera abanaziri rwose. Ndagushimye ko barokoye, ubwo wantumye aya magambo ntacyo bakibaye, ubwo wantumye aya magambo ntibagipfuye, wakwemerera agaca bugufi imbere yawe yakira. Ndagushimye ko bakijije, ndagushimye ko bababariye, kandi ko bahaye ubundi bugingo bushya bunesha n'imbaraga zinesha. Haleluya! Bakira izo mbaraga mu izina rya Yesu, bakira ubwo butsinzi mu izina rya Yesu. Kandi ibyemezo bafashe muri izi nyigisho, ibyemezo bafashe, ingamba bafashe muri izi nyigisho, bazazikomeze bazigenderemo, nawe ubaha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Uzajya ubayobora, kandi uko bagiye kuyoba bagiye bibuka aya magambo bigishijwe. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.